Noheli ni umunsi mukuru w'abakristu wizihiza ivuka rya Yezu Kristu. Ni umunsi wizihizwa ku itariki ya 25 Ukuboza ku rwego rw'isi hose. Rero kandi nanone ku rwego rw'isi hose yatangiye kwizihizwa i Roma mu mwaka wa 354 ubwo hariho umupapa witwaga Libera. Hanyuma mu Rwanda abamisiyoneri b'abagatolika ubwo bazaga mu Rwanda abazwi nk'aba White Fathers barimo Father John Joseph Hart bageze mu gihugu mu mwaka w'1900 ubwo hari hayoboye umwami Yuhi Musinga. Icyo gihe basabye ubutaka ngira ngo murabizi, umwami Musinga arabemerera, ariko bahitaga bashinga kiliziya ya mbere y'Isave. Aha niho abanyarwanda batangiye kwizihiza Noheli gahoro gahoro mu kiliziya ndetse no mu ngo zabo. Ubu ngubu mwaka wa 2025 abanyarwanda bamaze kwizihiza, abanyarwanda bamaze imyaka 125 bizihiza Noheli. Noheli rero